tujye muri ibyakozwe n'intumwa 12 musi no dusoma ntago dusubira muri Samweli wa mbere ndi mu byakozwe n'intumwa 12 umurongo wa 3 nimuhagera ubwe ngo amen. Abonye ko anesheje abayuda ariyongeza afata na Petero. Icyo gihe hari mu minsi y'imitima idasembuwe. Umurongo wa 4 niwo nshaka cyane. Amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda bane agira ngo azamushyira abantu Pasika ishize. Aleluya. Ni Petero. Igihe Herode yamufataga akamushyira mu nzu y'imbohe amubikamo. Aleluya. Mbere rero y'urupfu banza kurindirwa mu maboko y'abakwica. Ngo abonye ko anejeje abayuda, urupfu ruhora rukugendaho, ariko genda ashaka kuvuga ku murongo wa 4 cyane. Amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda, bane hano abandi hano andi bari. Nuko turi mu kazitiro, Petero bamushyira mu nzu y'imbohe, bamuha abasirikare ngo bane bo kumurinda, kubera ko bari bagiye mu minsi mikuru ya Pasika. Bagiye mu minsi mikuru, ntabwo bagombaga kumwica batararangiza iyo minsi mikuru. Babanje kumushyira ahantu muri salle d'attente aho abapfu bategerereza. Yesu ashimwe. Babanje kumushyira ahantu kugira ngo ategereze gupfa, ariko n'Imana yari yabyemeye. Hari ahantu rero ubanza guca mbere yo gupfa, rukabanza rukakuganiriza, rukabanza rukakubwiriza, ukabanza kurwakira no kurwemera. Uwo ni wo munyururu w'urupfu ushaka kubabwira tuza gusohokamo uyu munsi. Ukarwakira ukarwemera. Rero nta rupfu ruza rimwe mu gitondo ngo rurakujyana. Hari ahantu ubanza guca kugira ngo ubanze urwakire, witegure gupfa. Aleluya. Yes, abantu benshi babanza guca aho hantu, ariko ntibahumuka amaso ngo barebe ikintu cyo gukora. Petero bamushwara aha hantu, baramuzirika, bategereza umunsi w'uko Pasika, iminsi mikuru ya Pasika izarangira, bakaza kumwica. Aho hantu nawe waburiyo, niburiyo turaza gusengana. Umurongo wa 5. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, ariko abitorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Iyo udasobanukiwe yuko uri muri salle d'attente, salle yaho bategerereza urupfu, iyo utabizi, iyo utari umusenzi, utagira umwete, ntabwo umenya ahantu uri. Ntabwo umenya ahantu uri. Reka nkubwire, ntabwo urupfu ruza kwica umuntu. Ndavuga ku rupfu umvebyi, urwica umuntu n'urwica ibintu. Ntabwo ikintu cyawe kivuka ngo gipfe. Burya banke izibaho kugurisha inzu ibiyishe, siba icyawe kiba gipfuye. Baraguteganyije kenshi, gerageza wishyure, hanyuma igihe cyo kugurisha kiraza ku munota wa nyuma. Iyo utabaye maso ngo ubere maso ubuzima bwawe, impfebyi niza kuvuga. Urupfu rwica umuntu n'urupfu rwica ibintu, rutwicira ibintu rukabituvanaho. Burya ikintu rwakikuvanyeho kiba cyapfuye. Turajya dushyingura kwa mbere nabisegeshejemo, ndabwira ngo twaroroshe, ibintu tworosore. Haleluya. Hari igihe tujya tworosa, dufite imirambo myinshi mu rugo rwacu twaroroshe, dutegereje gushyingura, kandi koko nibyo. Iriya mirambo ziyariyo barakubwira bati n'ubundi gurisha byarananiranye. Imodoka irapfuka parika, bati gurisha, kandi cyose atangashaka no kwikuvanaho. Ngo abitorero bagira umwete wo gusengera Petero, kuko yari ari mu nzu y'imbohe ategereje gupfa. Petero ahantu yari arindiwe, icyamukuyeyo tuza kugeraho ni ugusenga. Gira umwete wo gusenga. Ugomba gukora ukagira umwete wo gusengera ubuzima bwawe. Reka mbanze mvuge ku murongo wa 4. Aleluya. Ahantu nahatekereje ndi kwasoma, sanga n'ukuri abantu benshi babanza guca hano hantu. Yesu ashimwe. Iyo utahaciye ni gakeya, nuriya ngo accident utunguranye hoya, ntago ari kuvuga ngo nabanje kujya mu bitaro, wari impfu nziza, nta rupfu rwiza rubaho, rwose n'imbi turazivumye. Haleluya. Babanza kumuboha, babanza kumushyiraho abarinzi, bategereza kuzamwica. Nawe hari igihe babanza kukuboha, hari igihe babanza kugushyiraho abarinzi,
kuko barakwibikiye igihe runaka bazakwica, cyangwa se kagasengesho kawe ka mu gitondo karacyakurinze, bajya kukugira umunyururu ukawukata kubera ko agasengesho kawe usenga ariko katabasha kukuvana mu munyururu. Turasenga ariko amasengesho yacu ntabwo rimwe na rimwe abasha kutuvana mu munyururu. Amasengesho adukura mu munyururu urupfu ni amasengesho yo gusengana umwete. Iyo bavuze rero ngo umwete ubuse musinsenga aho se ngo kwa gatatu sinihiriza, isuzume wumve nawe ese isengesho ryawe riri ngaha, niba ariko uryumva isengesho ry'umunyantege nke nawe ubwawe iyo umaze kumenya gusenga uraryumva ko ritarenze hano. Isengesho rikuvana mu munyururu urupfu ni isengesho ry'umwete rihozaho. Isengesho rikura ibyawe mu munyururu ni isengesho ry'umwete rihozaho. Reka turebe ugomba gukora. Reka nkubwire, ndashaka kugusaba uri hano, isuzume mbere ko tuza gusenga kugira uze kumenya ikintu usengera. Isuzume uruta iki, kuko kumenya kuri mu munyururu hari igihe ugenda ukiyumva kutuzuye, rimwe na rimwe ikintu kirakwibye, ikintu kirakujyanye, warata ukabona wapfushije, rimwe na rimwe ukabona umwana wazapfa. Haleluya. Buriya iyo urota umwana wawe mwamushyinguye, hari ahantu bamushyize mu munyururu bategereje ijambo rimwe gusa bakamurimbura. Iyo uhora abantu bakubwira buri munsi, abahanuzi rimwe na rimwe hagiye tubita abantu bavanyeyo kandi bakora bari kuvuga ibyo bari kureba, ngo Imana ngikurinze gupfakara, ngo Imana ngikurinze agisida, andi magambo mujye muyitondera. Buriya ntabwo Imana iba ibikurinze ngo bikubeho, oya, aho urya mwuka ukuriho. Haleluya. Urya mwuka w'urupfu kugendaho. Iyo bahora bakubwira niwumva umuhanuzi akubwiye ikurinze gukenyuka, jya umenya kugendwa n'umwuka wo gukenyuka, ufate amasengesho wikureho urya mwuka. Niwumva umuntu akubwiye ngo Imana irinze umwana w'imfura we ngo kuzapfa, ngo udongo bari bamuteze gutya na gutya, urya mwuka urahari. Senga ku buryo Imana ikwereka yaho. Senga. Imana iravuga ngo rimwe turyana, ivuga rimwe cyangwa kabiri, cyane cyane mu nzozi dushyizweyo. Bazi Imana ngo ese wa mwuka bambwiye wamvuyeho, ariko niba utarabibona wa mwuka ukuriho. Ndasaba rero turi muri iri teraniro, isuzume wowe, ese umwuka w'urupfu ukuriho cyangwa ntabwo ukuriho? Umwuka wica umuntu, umwuka w'urupfu utwara ubuzima bw'umuntu. Ese umwuka wica ibyawe ukuriho cyangwa ntuhari? Kuki utangira ibintu ntibikomeze, birapfa bigashyingurwa ukagerekaho itaka, kuko iyo umuntu yagiye buriya hasigara icyuho, n'ibintu iyo byagiye hasigara icyuho. Wifata hari ibintu bajya ngo kwikuramo, wifata ukuntu, kuko icyo wari ufite ntacyo ugifite. Iyo ubuze umuntu usigara n'icyo kuko yagiye, n'ibintu iyo bibuze usigara n'icyo kuko byagiye. Ese umwuka w'urupfu kuriho? Ndavuga ku myuka ibiri y'urupfu, ndayijyanisha kuko isaha ni ntoya kandi ndashaka dusenga. Ndaza kubisubiramo nimugoroba. Ni iki cyumweru cyose, kuko iyo Imana inyeretse ikintu ikambwira ngo do urasinzire kandi dore urupfu. Abantu benshi mworusha amabizinesi arimo ibihombo, mworusha amamodoka y'abapfanye, mworusha ubuzima bupfuye buri aho udafite inisha n'ikize. Mwaritanze twarapfuye byararangiye, n'ubundi igenza apfa, ahubwo reka igendere wowe uriho, wariyishe byararangiye. Twarurusha. Ariko uvuga mu iki cyumweru turaza korosoka. Rero ndashaka ko wisuzuma, subira mu nzozi zawe, umva mu mubiri wawe, yumve, reba imikorere yawe ese imeze iti. Ese reka tugire gutya, njye nubitse hasi ngo nakubona umwuka w'urupfu ukuriho cyangwa. Ikintu cya mbere ko twinjira mu kindi kintu, banza wisuzume, uriho umwuka w'urupfu cyangwa uriho umwuka wica ibyawe cyangwa, kugira ngo tuze gusengana. Reka turebe abantu tujye gusengana amasaha. Haleluya. Iyo bakubwiye ngo umwana wawe bitinde bitebuke bishobora kuzamutega muri iyo utabifatiye igihe, ntinya umuntu umbwira ngo Imana igize gutya ikurinze kuzapfakara, ikurinze kuzapfa, urya mwuka ukuriho. Ahubwo menya ahantu uri, aho urimo uranyura, ikiwuzana n'iki kiri inyuma y'iryo jambo ryo kuza, kuko uriho Imana ikurinze gupfa. Iryo jambo ntabwo rikuvanyeho urupfu gusa,
aho bikizakuvanaho urupfu menya upfuriye ubuzima bwawe rurahiga iki kuki ushaka umwana wawe fata amasengesho winjire wegerane n'Imana ukuzeho wa mwuka urupfu nashaka kumenya ngo isuzume wowe niba ko kuri aha hantu Petero yarari ngo Petero akingiriranwa mu nzu y'imbohe ashyirwaho abarinzi bamushyiraho iminyururu baramuzirika kwera yaraziritswe nyuma yo kuzirikwa bamuha n'abarinzi haleluya abarinzi bakurinda nabo bashaka kuzapfa nabaho bahora bagusura mu nzozi baragushika buri gihe bahora mu bapfumu bashaka ubuzima bwawe ntabwo batuze bari kuri business yawe bari kuri ejo hawe heza haleluya bashaka kwica ejo hawe heza ni ukuvuga ngo urupfu ruri impande zose turaza gusengera impande zose ariko banza wisuzume uze kumenya igihe usengera utaza gusengera mu kigari wikora umwuka w'urupfu wowe kandi ibyawe ibyo bigicwa ariko uba kwicira ibintu warakunze turaza kwikoraho byose ukwicira ibintu wowe wumva atagushaka Imana icyubahiro ibintu birakomeye Imana iduhumure tumenye ikiziriko turimo Imana iguhumure umenye ahantu uri ntushobora kuziturwa utazi kuziritse hari igihe Imana ishaka ko ubanza ukabisobanukirwa kugira ngo nayo reka bizayubahishe banza umenye iminyururu y'urupfu ikuzirikiye ahantu menya ahantu bakurindiye menya sara urimo sara udatunga urindiwemo kugira ngo bazakwice igihe runaka aho hantu niba uzi ko hari turaza gusengana haleluya ikindi nshaka kugusaba niba wamenye rero ko uhari irutya niba wamenye ko bihari niba wamenye ko aho hantu hahari hakwicira ibyawe niba wamenye ko hari ahantu uhabikiwe ngo bazakwice uwo mwuka ukugendaho wo gupfa gira umwete wo gusenga murongo wa 5 ngo Petero arindirwa mu nzu y'imbohe ariko abitorero bagira umwete wo gusenga hari igihe utagira ugusengera ahubwo wowe gira umwete wo gusenga byuka kare iwemere kondyamira byuka kare saba Imana imbaraga haleluya niba umwuka w'urupfu kuriho senga cyane gira umwete wo kwegerana n'Imana cyane ntaga kagasengesho kakandi nyinuzi kamwe nyine kakandi kagutandukanya n'iminyururu y'urupfu biragoye ni umwete beneda aba bantu ari itorero barikingiranye amasaha yose ntibatakaje n'umunota kugira ngo bashe gufunguza Petero kugira ngo bashe gukura Petero muri uyu munyururu w'urupfu habayeho umwete ukomeye cyane barangije bamukuza mu nzu y'imbohe bamukuza mu rupfu rwa Herode ndagusaba rero wowe ni ukuri reka guca intege ntabwo ku gasengesho usenga kakandi nyine kagutandukanye n'iminyururu bakuboshye yo kugira ngo bazakwice umunyururu gukuraho isengesho gukuraho Herode umwuka w'urupfu kuriho umwuka wa Herode uzakwica runaka igihe runaka kuko yarakubitse ngo nzamwica ntabwo ajya kurwaho udusengesho dutoya akurwaho n'isengesho rinini kandi rikomeye ariko ndashimira ko iki cyumweru tuza gusenga tugasohoka hari umuntu ubyizeye ariko nyuma yaho iki cyumweru wowe bamaso ku giti cyawe bera amaso ubuzima bwawe n'ibyawe rero haleluya iyo uriho uyu mwuka w'urupfu nawe ukabibona urasenga cyane ugira umwete wo gusenga cyane witandukanya n'ibintu byose ikindi wowe wegerana n'abashumba wegerana n'abantu bakagufasha gusengera uno mwuka w'urupfu kuko umwete wawe wenyine hari igihe udashobora gutuma ubohoka muranyumva umwete wawe wenyine hari igihe udashobora gutuma ubohoka uyu munyururu w'umwuka w'urupfu w'umuntu yakubohesheje akagushyira ahantu akaba ategereje kukwica wegerana n'abashumba kugira ngo bagufashe cyangwa se abanyembaraga bakurusha arya batari umushumba ariko asizwe haleluya asizwe ashobora kugufasha gusohoka muri uwo munyururu w'urupfu cyangwa ibyawe bigahora bipfa buri gihe ukoresha deliverance ni ukuvuga ngo hari umwuka uba ukuriho utakwemerera kwakira icy'agaciro hanyuma icyo uteye intambwe cyose gukora bakakica icyo ugiye gukora cyose bakakica icyo gihe wegera abashumba cyangwa undi muntu usizwe wowe muri wowe wiyumvamo umuntu ntashobora kukubohoza utamwizera
haleluya utamukunda ubanza kwanza kumva ko wizera yuko Imana murimo yagukorera akagufasha gusenga. Ibyo tuzabyita umwete wawe wagize. We ntabwo azaguhamagara, ni wowe uzatera intambwe kuko umaze gusobanukirwa ko hari umunyururu urimo. Ndacuruza ngahomba, n'ahantu ngera ntera intambwe bigapfa, haleluya. Ndara mu marimbi, Yesu ashimwe. Ndara mu binogo, haleluya. Ndaramanuka, amen. Ndara ahantu mu mwijima, ubu ni umwijima w'urupfu. Hanyuma rero iyo uriho urupfu n'ibyo ukora byose nabyo birapfa, nta kizima kijya kiza ku buzima bwawe. Umuntu uri kunyumva, haleluya. Ikindi, hari igihe muri wowe haza igitutu gikomeye cyane, ukumva neza warakiriye umurongo wa 6 n'uwa 7, ukumva muri wowe warakiriye, wakiriye urupfu. Iyo wamaze kurwakira hakurikiraho kugutwara, kuko byo icyo bishaka ni ukugutwara. Cyangwa Herode umwuka w'urupfu kugendaho, erega nta gupfa ntibiniza, erega kanseri ntizipfa kuza, kenshi agira amasasu baturasa. Iyi myijima, izi ndwara turimo turarwara mu nda ni imitongero kenshi y'abarozi, uburozi ugushaka ni imitongero kenshi yaba Herode, mvuge gutyo. Kenshi ugasanga ufite imyaka 40, 30 urwaye kanseri, barakurasha kera, wamaze igihe uri muri ya sare, wari uri hahantu utegerereje, wahamaze igihe. Iyo mpamvu gutinda muri uyu munyururu w'urupfu ntabwo ari byiza. Iyo utinze mu munyururu w'urupfu n'usengere ukahatinda, uhakura ikirwara kikwinjiza mu rupfu, uhakura kanseri, uhakura umwijima, bakakubwira ngo ntabwo ugikize, ejo tukagusezera. Kubera iki? Wamaze igihe kirekire uri mu munyururu w'urupfu. Hanyuma bamaze kugushyiramo, urabyakira, urarwemera. Nyuma yo kurwemera uhita ruza rukagutwara. Ariko umwete, gira umwete wo gusohoka aho hantu vuba, hunga cyane. Reka dusome umurongo wa 6 n'uwa 7. Nuko marayika w'umwami Imana ahagarara aho umucyo waka, ahagarara aho umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati byuka n'ingoga. Ngiye kwa 7 wa 6 turawusimbutse, sorry. Herode yari bumusohore iryo joro. Petero yarasinziriye hagati y'abasirikare 2 aboheshejwe iminyururu 2. Abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Yesu ashimwe. Bukeye bucya bica Petero, yari yiryamye atuje, ameze neza, asinziranye n'iminyururu. Umwijima w'icuraburindi w'urupfu ari amahoro, arasinziriye. Mwene da, itegereza ahantu usinziriye mu by'ukuri. Yari yamaze muri we kwakira n'ubundi ko bazamwica. Arabona araboshe, ntaho byaca, kandi yari afite ifunguzo. Ntiyabyibuka. Nkunda cyane umunyururu Pawulo na Sera bakaririmba mu gicuku, bazamura indirimbo, bararamya ngo iminyururu yari bari iracagagurika, n'imbohe bari bari kumwe zose zirakizwa, zirabohoka. Petero we ngo yarajya ariryamye. Imana ni nziza, igira ubuntu bw'isi, irangije yo ihagurutsa abantu bamusengera. Kubera iki? Uzi impamvu se? Ntabwo wowe Imana izabahagurutsa, wowe ni ukwirwanaho. Uzi icyatumye Petero Imana ihagurutsa w'itorero? Yari afite urufunguzo, yari pasita, yari umushumba, hari ibyo atari bwatungana. Wowe rero nutirwanaho, abitorero se barakuzi, ubuzwi nani? Amen. Niba ndabakuzi bazamenya ko bazakwica ngo turarijoro. Ntabwo mfite, byose mfite ibyo ari kurwana nabyo. Mwibuke Yesu yarabwiye Petero ngo kuko umenye mu izina, kuko unsobanukiwe, kuko unzi, nanjye nguhaye imfunguzo z'ubwami bwo mu ijuru. Aho uzafunga ariko disi yaraziryamanye we, aziryamana mu mwijima, ariko Uwiteka atera umwete abitorero bagira umwete wo kumusengera. Ariko hano Petero yari yamaze kwakira urupfu, araruryamana ngo arisinzirira, kandi bwacaga bamwica. Arangije asinzira na babarinzi, asinzira mu rupfu cyarumugeraho. Hari igihe wakira urupfu kandi atari cyo gihe cy'Imana.
tukarwakira tukarwemera ugasiga uraga iyo uhamagara abantu barage ukabasigira inzu ntabwo urimo urasezera wamaze kwakira urupfu wowe igisigaye nuko ruza rwagutwara iyo utagize umuntu ugusengera wowe wagize rishari wowe aragiye we yagize umugabo umugira umwete wowe ninde ugusengera ninde ugusengera muri uwo munyururu upfuye ninde ngo abitore bagira umwete wo gusengera Petero ariko wowe nta bantu bafite umwete wo gusengera ni ukuvuga ngo ni wowe igiti cyawe ugomba kugira umwete wo gusohoka muri wa munyururu reka duhe Imana icyubahiro Petero asinzira mu nzu y'imbohe abarinzi bamurinze ndakwinginze niba wari warakiriye urupfu fasha hasi uhagurukana umwete iki cyumweru ukurweho umwuka w'urupfu hagurukana umwete wo gusengera ibintu byawe watwikiriye iyo mirambo iri mu rugo rwawe ariko Imana yanyeretse imirambo shaha itwikiriwe myinshi abantu baratwikiriye kwizera kwararangiye satani aryaza n'igitutu mw'abantu cya kindi ukavuga Mana we ntabwo nabishobora ndananiweho nasengeye hari igihe tuyivumburaho kandi imirambo igihari itarazuka haleluya nabonye imirambo myinshi itwikiriwe haguruka wongere gusenga isubizwe mu imbaraga uhagurutse utwikure uwo murambo wawe watwikiriye kwa mbere Imana yampaye ishurirwa ku muntu uri hano watwikiriye imodoka nivuge gutyo hanyuma abantu bari baramugira inama ngo gurisha n'ubundi kandi icyo satani yahagurutse ni ukumubuza kwicara muri ya modoka kugira ngo agende n'amaguru ifuhe rimuriho ntirimwemere kugenda mu modoka umurambo uratwikiriye reka duhe Imana icyubahiro haleluya warabyakiriye biratwikiriye warabyemeye biratwikiriye ego warabyemeye urasinziriye usinziranye urupfu kubera umwete w'abitorero ntabwo ari uwa Petero we yaramaze kwishyira byari byarangiye yiryamanira babarinzi haleluya yiryamanira babarinzi baje kumwica ariko abitorero bari hehe hari ahantu bari barimo basengera Petero nawe yibereye mu munyururu w'urupfu arisinziriye amaze kwakira urupfu aratuje yarabyemeye Imana yavuga ngo ntabwo ari cyo gihe cyo kugenda Petero ndacyagukeneye ihagurutsa abitorero bagira umwete wo kumutitiririza ariko uyu munsi ndakubwira ngo wowe ushaka kuba udafite umuntu ugutitiririza ese niba umugabo wawe cyangwa umugore wawe mubuje intege nke muje kagasengesho kazakuvana mu munyururu haguruka wowe mu mbaraga zawe utitiriza Imana ugira umwete kino cyumweru kugira ngo umugu dukurweho ndatekereza iki cyumweru biza kurangira ikibazo nuko muri abantu bafite umwete wo kuza ngo tubisengere ariko wowe uje banza ariwe byari biriho murongo wa karindwi nuko Marayika w'itorero umwami Imana ahagarara aho umucyo waka mu nzu Marayika akoma Petero mu mbavu arakangura ati byari biteye n'ishozi kubona umuntu w'umukozi w'Imana nkawe asinzirana iminyururu zira ni intege nke bantu b'Imana bakozi b'Imana muri hano urasinzirana iminyururu urasinzirana ubukode urasinzirana amadeni urasinzirana urupfu ruri ku buzima bwawe Marayika araza kubera iki abitorero byuka uracyakorera Imana byuka igihe cyo kugenda n'ikiragenda byuka itorero gutegereje byuka ntaragera kugenda kubera iki abitorero bagize umwete bamanura Marayika asanga Petero mu nzu y'imbohe ukeneye kugira umwete Marayika w'Imana akagusanga mu nzozi akakuvanaho urupfu rwizingirijeho ukeneye gusenga Marayika w'Imana akajya mu byawe byapfuye akabizura haleluya ukeneye umwete mwene data aramukomanga ngo byuka ntekereza yaramugaye pasiteri nta umuntu Imana avuze ibintu bikomeye umuntu Yesu yahaye imfunguzo uraruryamanye mu nzu y'imbohe uryamanye isengesho uryamanye impano uryamanye kuramya Imana uryamanye uzi ikintu satani ashaka kwica muri wowe kirakomeye haguruka wikwemera kwa kwica utarasohoza iby'Imana yavuze ku buzima bwawe Yesu ashimwe reka duhe Imana icyubahiro Marayika aramanuka ngo aramukomanga aramubwira ngo byuka kubera iki hari ibintu yararyamanye mu minyururu mu barinzi mu mwanda mu mwijima hari ibintu ryamanye
urashaka gupfa kubera icyo umuryango ugukeneye, urashaka gupfa kubera icyo abawe bagushaka, urajya hehe? Urasiga abantu utabariza ujya hehe? Haleluya. Urasiga umugabo ujya hehe? urasiga itorero ujya hehe? Marayika w'Imana akomanga Petero ngo byuka n'ingoga, ati byuka n'ingoga. Nanayivuze nazikiri iri mu biri kw'isoma, byuka vuba, byuka aho hantu uri. Vuga ngo ngiye kubyuka mu minyururu, ngiye kubyuka mu mwijima ndimo, ngiye kubyuka mu rupfu. Haleluya. Mu minyururu bambohesheje y'urupfu, byuka n'ingoga. Amen. Amukoma mu mbavu, aramukangura ati byuka n'ingoga. Haleluya. Marayika ikimukomaho ngo iminyururu, haleluya, iminyururu imuva ku maboko iragwa hasi. Hari iki gitumira iminyururu igwa hasi? Ni ya masengesho y'abitorero barimo baratitiriza, batari guhwema. Gutitiriza kwawe rero buri munsi hano, buri munsi nijoro, buri munsi mu gitondo, ugahora utitiriza, ntushiremo pause. Iyo hari iminyururu utitiriza kenshi. Hari ukuntu iminyururu iva ku maboko ikagwa hasi, ariko bisaba ikintu, umwete wo guhozaho kugira ngo umwuka w'urupfu ukurekure. Iminyururu y'urupfu ikurekure, iminyururu y'urupfu irekure bizinesi yawe, iminyururu y'urupfu irekure umwana wawe ahantu bamuboheye. Ntabwo urupfu rupfa kuza ako kanya. Hari ahantu ubohewe bahora bavuga ngo tumuteze iki gihe. Kaduha Imana icyubahiro. Haleluya. Imana ikuvana aho hantu mwene data. Uyu munsi dusenge Marayika w'Imana amanuke, sibyo? Uyu munsi saa sita na nimugoroba tuze gusenga, Marayika w'Imana amanuke agukoreho iyo minyururu usohoke hano itakikuriho. Njyewe ndumva nizeye, undi muntu wakwizera ko iyi minyururu y'urupfu iza kutuvaho. Haleluya. Aravuga ngo byuka n'ingoga, kanguka, va mu mwijima, ntaho ugomba kujya, mu bapfa ntabwo urimo. Isi iracyagukeneye, itorero cyagushaka, dore bagize umwete abantu barimo baraguhamagara ngo uze. None wowe warakiriye, ntitugomba kwakira urupfu. Sohoka mu munyururu w'urupfu utinzemo. Haleluya. Sohoka mu munyururu w'urupfu umazemo igihe. Reka dusome umurongo wa 8 wa 9 duhaguruke dusenge iminota dusigaje. Marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo. Petero yaravuze muri murarota, ntabwo yari azi ibintu birimo biraba. Marayika aramubwira ngo kenyera ukwete inkweto. Yari yahagukanye ishyaka ryinshi n'umujinya wo kwibaza ahantu Petero agomba kujya n'ahantu agomba kujya. Nanjye mfite umujinya, nta gupfa uzarama, ntaho ugomba kujya. Urasohoka aho bakubitse, babitse ubuzima bwawe. Haleluya. Kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo. Arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe. Abigenza gutyo. Unkurikire. Igihe cyo gusohoka cyari kigeze. Haleluya. Aramubwira ngo haguruka, haguruka ukweture inkweto zawe, haguruka uve mu ntege nke, haguruka wambara izindi mbaraga. Amen. Haguruka wumva uri umunyembaraga, ukweture inkweto. Nawe handasobanura gute we? Haleluya. Haguruka ukweture inkweto. Ahantu uri ni mu mwijima, ahantu uri utegerejwe n'urupfu, ariko kugira ngo uhave uhasohoke hari condition. Kwetura inkweto zawe, tera intambwe kugira ngo ubashe kugenda, ubashe kwasohoka. Haguruka ukweture inkweto, sohoka aho hantu uri. Ukweture inkweto. Haleluya. Bigendana no kwizera. Haleluya. Rebe muri za ntwaro mu Efeso 6:16 debe kwetura inkweto. Haleluya. Bashaka gusenga wizeye cyane cyane cyane. Bashaka gusenga umutima wawe werekeza ijuru, soka aho hantu muri iyo minyururu utinzemo. Haleluya. Ariko ndizera neza nashidikanya ko tuza gusohoka kino cyumweru, kandi oya ukwizera nk'ingabo. Ukwesa inkweto arizo butumwa bwiza, kuko turi inkweto n'ubutumwa bwiza bw'amahoro. Ego abahanze gisobanukirwa. Petero yari yicanye ivuga butumwa muri prison. Petero yari yicanye ivuga butumwa mu mwijima. Petero yari yicanye impano z'umwuka w'Imana badakwiriye.
ariko Imana niyo mushakaga ngo marayika w'Imana amanutse akigera muri prison umucyo wahise waka. Petero cyamubwira ko yari mu mwijima yahise asa abona umucyo arakebaguzwa, kumbe marayika w'Imana yari yamanutse aramubwira ngo haguruka kwetura inkweto. Kubera iki? Ntabwo yari umuntu wo kuba hariya hantu, ntabwo uri uwo kuba mu mwijima, ntabwo uri uwo kuba mu rupfu, ntabwo uri uwo kuba mu maganya. Muri wowe harimo ijambo, muri wowe harimo ikintu Imana yashyize muri wowe cyakiza isi. None urapfa fasa ujyayo. Arongera avuga ngo itere umwitero, wifubike. Umwitero ugiye muzi kuri Eliya, ikintu cya mbere yakuye kuri Eliya yamukuyeho umwitero n'izindi mbaraga n'icyubahiro. Haleluya! Ambara icyubahiro ukwiriye, ifubike icyubahiro, ifubike izindi mbaraga. Sohoka hano hantu umwambaro we. Ntabwo wapfa kuhasohoka gutyo kuko inzugi zari zifunze. Byasabaga ko yambara inkweto zivuga butumwa, umuhamagaro ukora aba maso. Ijambo riri muri we rikamusohora aho hantu, ikimera kiza muri we kikamusohora aho hantu. Umwambaro Imana yamuhaye. Mwibuke Elisa yakubise amazi arambuka, bagenda na Eliya yakubise amazi barambuka. Uriya mwitero mwe wifubike niwe wamutishije mu muryango. Haguruka dusenge. Hari ikintu ufite, kwetura inkweto, kwetura kuramya, kwetura gusenga, kwetura ivugabutumwa. Ifubike umwitero, ambara umwambaro ukwiriye w'agakiza, ambara umwambaro w'icyubahiro, ambara umwambaro usohoka ahantu uri. Uwo mwijima urimo ntabwo ubereye, aho hantu utegereje intagara hawe kuko iki cyumweru udasohokamo. Icyamana kwa kakanya kuko mudahava nonaha. Haleluya! Sohoka aho hantu uri, kwetura inkweto. Wari uzi ko gukorera Imana bitandukanye n'umwuka w'urupfu? Haleluya! Wari uzi ko kwisobanukirwa ibintu nigishije bwa mbere ikizatuma umwuka w'urupfu utaguhangara harimo gutinyuka, harimo kwisobanukirwa, harimo no kudacika intege. Nigishe ku bintu bitatu ku cyumweru. Hanyuma wowe wacitse intege uraryamye muri prison ntegereje gupfa, kandi hari inkweto wambaye, ufite umwambaro, uryamanye muri prison, uryamanye mu mwijima. Waremeye Herode aravuga ngo uzapfa. Upfa ujya hehe? Vuga ngo sindi uwo gupfa, nzarama, ndasohoka muri mwijima. Tugiye gusenga. Haleluya! Murongo wa 9 arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenye ibyo marayika akoze ko ari by'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Ndifuza Imana gusohora ahantu uri, buryo nawe ubwawe ugira ngo ndimo ndarota, ku buryo nawe ubwawe ugira ngo no, hajya Imana gukorera ikintu ukaba ngo ni njye cyangwa wikinza mu gukiriho. Imana y'ijuru ikora ikintu muri iyi minsi, muri iki cyumweru. Isuri ryawe ubuzima bwawe busohora ahantu mwijima, nawe ukire ngo murapfa. Petero impamvu yagize ngo byamutangaje, yari ategereje gupfa, yari aryamye ategereje ko Herode aza mu gitondo akaza kumwica. Hanyuma aho kugira ngo apfe, ahubwo arasohoka. Ibyo bakugambiriyeho Imana y'ijuru bivuguruze. Tujye gusenga rero, tujye gusenga tuva mu munyururu, turi mu munyururu. Reka dusenge uburyo bubiri, kuko ikiguhiga n'ubundi gihiga ibyawe. Ikiguhiga n'ubundi cyadindije ubutunzi bwawe. Ntabwo n'ubundi waba uhigwa ngo ubeho, ntabwo waba uhigwa ngo ibyawe bibeho. Oya, niba bakwica n'ibyawe barabyishe. Ntabwo baguhiga ngo bakubakire, ntabwo baguhiga ngo umwana wawe yige neza, ntabwo baguhiga ngo ubutunzi bwawe bugende neza. Oya, kuguhiga kwawe bahiga buri kintu cyawe cyose, usanga ahantu hose bahageze. Haleluya! Kuko ikintu cya mbere babanza kukwica uhagaze, ariyo yasarwe, bakakubuza umugisha, bakakubuza ibyishimo, bakakubuza umunezero, bakakubuza ubutunzi, bakakubuza amafaranga, ugapfa uhagaze. Tugiye kubanza twebwe dusohoke, iturangize turabohoza ibyacu bashyize mu minyururu, bisohoke. Turakwetura inkweto bene data. Haleluya! Turifubika umwitero. Vuga ngo hari umwambaro mfite, n'ukuri ufite. Satani yiguca intege. Hari ijambo ufite, n'ukuri arifite, aho umwanzi ashaka kuguca intege kugira ngo abone uko kwica.
ikintu cya mbere akora arabanza akaguca intege agahita kwica nyuma. Reka dusenge. Sohoka mu munyururu urimo, umunyururu w'urupfu Satani yagushyizemo, usohokemo mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana nyiricyubahiro, Mana ishobora byose, nta jambo ry'uvuga ngo rihere, ntabwo wakwerekana ikintu utari bukivaneho. Niba wansanze mu nzozi unyereka abantu bari mu rupfu, bariyoroshe, bategereje gupfa kandi babishingiranye, barabyemeye. Petero nawe mu nzu y'imbohe ngo Herode yari bumwice, yari asinziriye aturije mu mwijima w'urupfu. Mana iminyururu imuriho, agomba gupfa ngo kuko abantu b'Imana bameze muri iki gihe. Turasohoka muri uwo munyururu w'urupfu papa, ndasohokana n'abana banje, ndasohokana n'umutware wanje, ndasohokana n'abakozi banjye bo mu rugo. Umunyururu w'urupfu turiho, turasohoka muri uwo munyururu w'urupfu mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Umunyururu w'urupfu ndiho, ndasohoka mu munyururu ndiho, umunyururu ndiho w'urupfu, umunyururu ku mwana wanje ndawucabagura. Marayika w'Imana ngo aramanuka akora kuri Petero, iminyururu iratakara. Marayika w'Imana amanuka muri iri teraniro, kora ku bwoko bwawe, kora ku bwoko bw'Imana. Iminyururu ibaboshirwe hasi mu izina rya Kristo Yesu. Kora ku bwoko bw'Imana mwami, iminyururu ibariho igwe hasi. Kora ku bwoko bwawe, kora ku bana banje, iminyururu y'urupfu ibariho igwe hasi. Kora ku mutware wanjye Mana, iminyururu y'urupfu imurihigwe hasi. Kora ku buzima bwanje, iminyururu bambohesheje igwe hasi mu izina rya Kristo Yesu. Kora ku buzima bwanje, kora ku rugo rwanje, iminyururu ituboshirwe hasi mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Oh, haleluya. Mana nyiricyubahiro, ndashaka kubohoka papa, kubohoka ibitotsi by'urupfu. Ndashaka gutandukana nabyo, ibitotsi byamanye mu minyururu y'urupfu. Ndashaka gukanguka, ndashaka kuba maso, ndashaka kudasinzirana. Iyi minyururu iboshe, ndashaka kudasinzirana. Urupfu mu rugo rwanje mu izina rya Yesu. Koraho ntandukane n'umwuka w'urupfu, koraho ntandukane n'umwuka w'urupfu mu izina rya Kristo Yesu. Urupfu ndasohoka mu rupfu papa, ndasohoka ahantu bamboheye, ahantu bashize, ahantu iminyururu iboshe mu izina rya Kristo Yesu. Ndasohoka iyi minyururu iboshe, ndasohoka mu izina rya Yesu. Iminyururu iboshe ubuzima bwanjye, iminyururu iboshe abana banjye bategereje kuzabikizanisha. Ndatura ngo nta mwana wanjye uzacena, Dorsi ntabwo azacena, azacenyuka. David ntabwo azacenyuka, Shiro ntazacenyuka, Twari wanjye ntabwo uzacenyuka. Aho bamuboheye ndatura ngo bwashyira ikiganza cy'Uwiteka kugira ngo iminyururu ibaboshe barekure mu izina rya Kristo Yesu. Iminyururu ibaboshe nibarekure mwami wanjye Yesu. Iminyururu ibaboshe nibarekure, iminyururu iboshe abana banjye nibarekure, iminyururu iboshe ubwanjye niburekure, iminyururu yo gucenyuka iboshe nindekure, iminyururu yo gucenyuka imiho nindekure mu izina rya Yesu. Ntabwo tugomba gupfa tudashoje umugambi wawe hano ku isi. Ntabwo tugomba gupfa tudasohoye icyo ushaka hano ku isi. Ntabwo tugomba gupfa tudasoje umugambi wawe mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti. Mana yo mu ijuru, reka dusohoka ahantu tubohewe, ahantu dutegereje urupfu. Ntitugomba kubayo, ntitugomba kuhaba, ntitugomba kuhatinda. Dusohokeye mu izina rya Yesu. Iminyururu bari batuboheje ngo batwice, nicagagurike mu izina rya Yesu. Nicagagurike aya masaha. Icyubahiro n'ishimwe ryawe Mana, mu izina rya Yesu. Amen. Iyo bamaze kukuboha bashaka kukwica, iyo uri muri ubwo buzima nta cyawe kiba kizima. Bizinesi zawe zirapfa, uragenda ukareba ugasanga ibintu byose birapfapfanye. Tujye gusengera ubutunzi bwacu cyangwa iby'Imana yaduhaye, ibyacu muri rusange. Ubutunzi bwawe bumeze gute, bwifashe gute? Ese warize, wabonye akazi? Ese urihuti? Ibyawe barabyica nabyo. Ntabwo umwuka uri kugenda kuri we gusa, ugenda no kubyo utunze byose. Reka dusenge dutandukanye ibyacu n'iminyururu y'urupfu. Aho bibohewe ubwira Imana ibibohowe, ukuboko kwa Marayika kwiza
kumanuke kujya muri business yawe aho baboshye iminyururu icagagurike mu izina rya Yesu. Turakubakira none papa, tuje guca bugufi. Ntabwo batwica ngo ibyacu bisigare bidapfuye, ntabwo batwica gusa ahubwo bica n'ibyacu. Ndabahoza ibyacu byaboshywe n'izina rya Kristo Yesu. Ndabahoza ibyacu byaboshywe iminyururu iri ku butunzi bwacu. Ndasenze bibohoke mu izina rya Yesu. Iminyururu iri ku bwenge bw'abana banje ndacagaguza iminyururu ukuboko kwa papa, ukuboko kwa gucagagura iminyururu. Iminyururu kuboshya ubutunzi, boshya ubwenge bw'umutware wanjye, boshya ubutunzi bwe, boshya ubutunzi bw'urugo rwanjye, icagaguke mu izina rya Yesu. Iminyururu iboshya abana b'itorero batinjira muri bizinesi, bataruka ngo bagire ahantu bagera mu izina rya Kristo Yesu. Iyo minyururu iracagagurika mu izina rya Yesu. Iminyururu icagagurike, iminyururu iboshye iby'itorero, ubutunzi bw'itorero, iterambere ry'itorero, kwaguka kw'itorero mu izina rya Yesu. Imyubashye ubutunzi bw'abana b'Imana, imyubashye ubutunzi bwacu iteza ibihombo. Turahomba kuko turaboshe, turahomba kuko ibyacu biraboshe. Mana turacagaguye iminyururu, cagaguke mu izina rya Yesu. Erega twaba abamarayika bo muri iyi si, badusize nk'abamarayika. Yemera ncagaguye iminyururu y'abana b'Imana, iboshe ubutunzi bwabo, iboshe amabizinesi yabo, tumaze kubakira. Icagaguke mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Uwiteka Mana ishobora byose, nyir'icyubahiro Mana igira neza. Reka ukomeze kwigaragaza. Iki cyumweru gisoza hari abantu basohotse ahantu, abantu bari mu minyururu basinziriye. Komeza kunkoresha. Ntabwo Mana ndi kumva ko ndi kubitanga nk'uko bikwiriye, ariko nimugoroba ushoboze kubitanga nk'uko bikwiriye kugira ngo agire umuntu ubohoka mu munyururu. Icyubahiro n'ishimwe bijya mu izina rya Yesu. Amen. Ndumva nabasiga amavuta kuvuga ngo soka mu munyururu, soka mu munyururu, soka mu munyururu. Iryo jambo ryonyine rikore ku buzima bwawe. Jambo rivuga ngo soka mu munyururu, soka. Kuko nta kindi Marayika yakoze. Yashyize ikiganza kuri Petero, ngo iminyururu yari kuri Petero igwa hasi. Haleluya. Ndumva buri wese namushyira ikiganza nkakubwira ngo soka mu munyururu urimo. Nta kindi Marayika yakoze. Mpagaze hano ndi Marayika w'Imana hano ku isi. Reka mbarambike ikiganza. Umunyururu urimo, sohoka. Aho Satani yagushize, sohoka. Ahantu bakuboheye, sohoka. Ahantu bagufungiraniye, sohoka. Izo nzugi zifunze, sohoka. Iki kintu ndumva kiza kunryohera nimugoroba ababyeyi. Kuko Imana yansabye ko muri abantu mu minyururu biraza gukorekana nimugoroba. Hari iminyururu abantu barimo, ibyawe biri mu minyururu, niyo mpamvu bitagenda. Biraboshye. Ariko umwete, bwa bitorero twagize umwete. Abitorero twagize umwete wo gukura ubwoko bw'Imana mu minyururu. Twagize umwete wo gukura ubuzima bwacu mu minyururu. Twagize umwete wo gukura urubyaro rwacu mu minyururu. Twagize umwete wo gukura abana bacu mu minyururu. Twagize umwete wo gukura abatware bacu n'abadamu bacu mu minyururu. Twagize umwete wo gukura imiryango yacu iboheye mu minyururu. Ugasanga umuntu yarapfuye, reka mbabwire mubirebe ubuzima bwe nuko mu kabari akajya ahora bamwisize ninde mu muhanda kugira ngo urane umunyururu urupfu yapfuye kera, agenda adandabira gutya ngo haleluya baramwishe, hari umunyururu yafatiriwemo. Haleluya. Amasaha yagiye, reka amasengere turabisubiramo. Ndumva ndi bucenge mwuka warashoboze nimugoroba kwinjira neza abantu babohoke. Ngwino dusohoke mu munyururu rwanjye, sohoka mu munyururu mu izina rya Yesu. Marayika w'Uwiteka baramanuka ashyira ikiganza kuri Petero, umunyururu arimo uvamo. Sohoka mu munyururu bagushyizemo mu izina rya Kristo Yesu. Ngenda bizi neza ko Imana isabye ubutware, nta bintu by'amagambo menshi. Ijambo rimwe gusa rikore ku buzima bwawe. Sohoka mu munyururu bagushyizemo ahantu wari ufungiraniwe mu izina rya Kristo Yesu. Iminyururu y'urupfu icagagurike ku buzima bwawe. Sohoka mu munyururu yari arimo, sohora abana bawe, sohora umutware wawe, sohora. Gasohoka mu munyururu, gasohoka mu izina rya Yesu. Umunyururu upfunditsemo, umunyururu upfundimo, umunyururu ndimo ndawusohokamo mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo wa Nazareti. Umunyururu upfundanitsemo